Minisiteri y'ibidukikije ivuga ko u Rwanda ruri mu bihugu bidafite amazi ahagije, aho umuturage ku mwaka aba afite metero kibe 670 ugereranije n'igipimo rusange kingana metero kibe 1700 ku mwaka buri muntu yagombye kubona. Ni mu gihe nyamara usanga hari amazi menshi ava ku mazu akangirika, rimwe na rimwe agateza isuri mu mirima y'abaturage n'imyuzure. Ibi biterwa nuko hari abaturage bagorwa no kuyafata kugira ngo azabafashe mu gihe bakeneye, biturutse ku kutagira bigega nk'uko abo mu murenge wa Muganza mu karere ka Gisagara babigarukaho. Amazi nk'ubijerekani yegurwa amafaranga 200. Amazi ni ikibazo gikomeye nko mu murenge wacu, hari utugari batigeze bashyiramo amazi, n'akagari ka Rwamiko n'Akasaga wagira ngo twasigaye inyuma mu murenge wacu. Nuko nta bintu by'ibigega tubasha kubona twabasha kuyafatamo amazi, noneho n'aya robine nayo tukaba nayo tubasha kubona. Ubushakashatsi bwa gatanu ku mibereho y'ingo mu Rwanda bwo mu mwaka wa 2016-2017 bwagaragaje ko ingo zifite uburyo bwo gufata amazi y'imvura ari 14.5%. Aha niho abaturage basanga hakwiye gushyirwaho nkunganire mu bigega bifata amazi nk'imwe mu ngamba zo guhangana n'iki kibazo. Abaturage afite ikigega agafata amazi bituma abona amazi akoresha, kandi muri cya gihe cy'iki, kandi n'ubutaka icyo gihe bwari butwarwa n'amazi buba bwafashwe, amazi aba yafashe, kuvuga ngo rero biba bifite inyunganizi mu buzima bw'umuntu. Akagira amafaranga y'ibanze umuntu yatanga, noneho umuntu akajya yishyura buri gihembwe uko imyaka yeze. None se amazi turayagura, ariko ufite ikigega wayabitsemo ntabwo wayagura, ahubwo ya mafaranga wari bugura amazi uyagura ikindi kintu cyakugirira umumaro. Tugatanga amafaranga makeya ukazana nkunganire kugira ngo agure ayantuze ikigega. Nyine nkunganire iyibonetse twayatanga tukabigura, umuntu wese yakigura bitewe n'ukuntu yimereye cyangwa se anayakeneye. Umuyobozi w'akarere ka Gisagara wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Habineza Jean Paul avuga ko mu kwegereza abaturage amazi meza hari imishinga irimo gukorwa mu murenge wa Muganza, kandi ngo mu gihe bafite ubushake bwo kwaka ibigega bifata amazi bagomba kubigaragaza kugira ngo bafashwe kubibona. Twabitekerezaho bumva bigize wenda hariho nabo n'igice bashobora kwishyura, wenda nicyo twabishyurira. Icyangombwa nuko dushaka ko buri muturage wese abona amazi. Ubwo ari igitekerezo batanze twakwitira tukakigaho kareba buryo ki twabikora, kuko twifuza ibyiza ku baturage bacu. Ariko noneho tugiye gukorana n'umushinga wa Water for People, kandi yashaka inyigo zarakozwe henshi hatandukanye. Turashaka kugeza ku baturage hafi ya bose amazi, cyane ko n'undi turimo tugera ku muhigo wa NST1. Imibare dukesha akarere ka Gisagara igaragaza ko mu gukwirakwiza amazi meza bageze kuri 75%. Abaturage bagirwa inama yo gufata amazi yo ku nzu mu rwego rwo gukumira ibiza bishobora guterwa n'imvura. Manzi Claude mu karere ka Gisagara.